Yes, reka mbahe ikaze kuri Karegeya Omar Pano. Abadukurikiye twizere ko mumeze neza cyane, ndabasuhuje. Nge nitwa Jalas ubasuhuza. Imbere yanjye ndi kumwe na Karegeya Omar Jean Baptiste. Turi kuri Pano. Yes, barakoze cyane bakunzi ba Pano. Pano ni urubuga abantu benshi bari bamaze igihe bashaka bifuza ko nanjye najya ncishaho ibitekerezo byanjye muri rusange. Rero igihe cyari iki, igihe ni iki. Wenda mu rwego rwo kuyikorera introduction ntabwo izakorerwa ibintu uko bayifuzaga, ntabwo ibyo mvugira ku yandi macana ari byo nzavugira kuri iyi Pano. Iyi Pano ntabwo rimwe na rimwe bizajya bishoboka, ariko ntabwo bizaba bisa n'ibyo mvugira ku yandi macanozi, kandi nayo nzayagumaho. Iyi rero yaje ku byifuzo by'abantu benshi, ku nkunga za benshi, cyane cyane bamwe mu banyeshuri nigishije babashije kumbonera umushahara wa cameraman nibura w'amezi 3 gusubiza hejuru. Abandi ni abafana bakomeje kubyifuza, ariko uko babyifuzaga nibaza ko uko bankunda ku yandi macanozi ibyo mpavugira n'ibitandukana n'ibyo mvugira kuri iyi ntibizabavuze kubireba. Ahangaha ni urubuga rwo kubaka abantu cyane urebye. Utararengaho Karegeya Omar, ichano yitwa Karegeya Omar Pano. Dushishikariza n'abadukurikiye gukora subscribe kugira bajye bakurikirana ibiganiro bitambuka hano. Kuki Pano? Pano ni urubuga n'ubusanzwe ufite, ni nko kuvuga urubuga, ariko muri uru ruganda rw'itangazamakuru hari ibiza byitwa TV, ibiza byitwa Info, mfite na Renaissance Info, hari ibiza byitwa show, ni bisanzwe. So ngewe nyita Pano kubera paraporo y'ubwoko bw'ibiganiro buzaba buhaca. Tuzagira ibiganiro by'ubwoko bwinshi, kandi binatewe n'ubusabe bw'abadukurikiye tunabihindura. Tuzagira ikiganiro cyitwa Ijuru Rito. Ijuru Rito ni ikiganiro kizajya kivuga, burya Ijuru Rito ni murumuna w'ijuru. Murumuna w'ijuru nuvuga ngo ese no kwisi ushobora kubaho uri mu ijuru. Iryo ni ijuru, ntabwo ari rya rindi rya ba pastor na ba apotre. Ni ijuru rya hano nyine ku isi. Ni gute kuba Ijuru Ritoya ni ukubaho ukeye ku mutima, imirire, ubuzima, environnement, umwuka uhumeka uteye ute, urya iki, urwara iki, wivuza iki, ubanye neza, ubanye ute n'umuryango. Ibyo byose iyo bigiye bikemuka uba uri mu Ijuru Rito utararigeramo. Kiri kiganiro kizajya gusa n'ibyo usanzwe mvugira ahandi, ni isi ngari. Isi ngari kumwe bavuga ngo umuntu ni mugari, ni hahandi ese umuntu kumwe ubona umuntu mu myaka 2 ukamubona rundi, wabona Karegeya mu bijyanye na ekonomi no mu busesenguzi ukabona n'abantu babiri batandukanye. Uko aho niho tuzagenda tureba buriya ni yasingari. Nimza ku kibazo cy'abakono n'urugero n'uburyo basabye imbazi n'uburyo boruganije, icyo kiganiro kizaba cyitwa isingari. Hanyuma ikindi kiganiro kizabaho ni icyo nzita ingingo y'umunsi. Ingingo y'umunsi nayo izaba ijya kumera n'inyitiranya n'ivanje baragira ngo ndapfobeje, ariko sibyo. Ariko azaba ari ijambo tuvoma muri Bibiliya na Korani honyine, ahubwo no mu magambo y'abantu. Hanyuma turisesengura tuve ngo iri rivuze iki, iri rishatse kuvuga iki. Hanyuma indi ngingo ni ibijyanye n'ubutabera, ariko nabwo content y'ubutabera ndayifite ngari, kubera ko urumva sinakwitandukanya n'ubutabera, kubera ko ndi umunyamakuru ukora ku manza, cyane cyane iza genocide zibera hanze y'igihugu zimaze kuba ari nyinshi, guhera kuzarusha izibera i Burayi. Izo zose nazo nzazigarukaho, ubwo nizirangira nibwo nzatangira kugera no mu ziri lokal, ariko n'ubundi ntibyabuza ko n'iziri lokal nazikoraho. Ibyo nibyo byiciro 4 by'ibiganiro tuzanyuza hano. Nibaza ko uko biri kose bizashimisha abantu, bazagenda bazagenda batumirana. Umufana azabwira undi, umunyeshuri wanjye azabwira undi munyeshuri wanjye ati Karegeya yazanye cano, ariko ntabwo bizaba bishyushye nk'uko bishyuha ahandi. Simbaciye intege, ariko bizaba biryoshye. Bizaba biryoshye, ibishyushye siko biba biryoshye. Bizaba biryoshye byubaka kurusha uko byara ahandi. Ubwo mu magambo makeya, niba numvise neza, bashobora
kutabona byacitse bivuge gutyo yo bazayibona ahandi kuko n'ahandi sizahacika yego. ufite ngewe wenda kugira ngo abantu babyumve neza nubwo njya mbona abantu benshi bitiranya abandi nanjye bakanyitiranya ntabwo Avuze mu by'ukuri mu mashina kinyoma YouTube yinjiza amafaranga ni nako kazi kanjye yego. ariko ubudasa ntabwo iyanjye nyishingiye kwinjiza amafaranga gusa Yego. ayo ninjiza kuri channel z'abandi azamfasha gutunga iyanjye Yego. ariko nanjye ntunge abankurikiye Yego. suvuga ngo ntabwo igihe cyose nzazana inkuru zimeze nk'iza wa mugore w'umuhanga nzajya buri kiganiro kizajya kibamo inyigisho umuntu yasigarana Yego. aho kugira ngo ikintu kibe gishobora kwinjiza amafaranga ariko wenda gishobora gusiga gihungabanyije abantu nicyo ngicyo nshaka kuvuga iyanjye rero izaba igamije kubaka umuntu kurusha kunyubaka ku mufuka kuko kunyubaka ku mufuka byo nzubakirwa n'izindi cana sinzazicikaho rero nzajya mpembwa ku zindi nze ku yanjye nubaka abantu yego. Ubwo abakurikiye Karegeya Omar Pano mukore subscribe nyaboneka iki nicyo kiganiro cya mbere dukoze kugira ngo Karegeya Omar by'umwihariko abamenyeshe nyine ko harahari kubarizwa nabimusabye muri benshi nkuko yaratanye bivuga nari nakomeje gukomoza ku ijambo pano kuko nagira numve niba harimo ya meza y'abasesenguzi muri icyo gice nita ingingo y'umunsi ushobora kuzajya ntumira abantu tukavugana ku ngingo barahari naramaze no kubategura rwose nkazana ku ngingo runaka ubwo abashaka kunyumva reka wenda ntange nk'urugero niba ushobora gufata nk'ijambo ryavuzwe na Pasiteri Antoine Rutayisire yego tukarisesengura rivuze iki ku munyarwanda rivuze iki muri societe turimo rivuze iki cyangwa tukazana irya Robert Mugabe sibyo tukarisesengura duhuza na societe turimo buri wese akagira aho rero niho tuzajya duhura kuko by the way kiranavuze ijoro rito rizaba ari documentaire rizaba ari ama-documentaire audio hanyuma isingari izaba yo ari video ari visuel n'ingingo y'umunsi azaba ari visuel so ubwo icyo gihe rero niho nshobora kuzajya ngira nkatumira abantu bamwe na bamwe tukaganira kivandimwe tukagira ibyo tuvuga ukuri kugashira mu biganiro by the way sinzi tuganira inyuma wari wambwiye ko uzajya uturebera no ku mateka ku bintu byo mu mateka yego iyo wayikuyemo cyangwa amateka nayo yakabaye documentaire ariko si nimbona uzikora by the way kuko ubu deja namaze gutegura umuntu uzajya ukora documentaire ku buzima kuri santé tukamenya ngo abantu batandukana gute par rapport ya groupe sange barimo ibyo tukakoramo documentaire abantu bakayumva tugakora documentaire ivuga kuri typologie abantu babaho batekereza bate par rapport y'uko umubiri wabo ugaragara primaire secondaire introvert extrovert ibyo byose nabyo tuzakabikoramo documentaire tugakora documentaire kuri environnement c'est pollution de l'air ikorwa gute ni gute ikirere gishobora kwangirika kigahumanya umuntu ese tukagira documentaire c'est cancer ni iki ifatite ivurwite irindwite ibyo izayo no ama-documentaire audio so ubwo rero nuvuga ngo kubijyanye n'amateka ariko sinzamubura uwo nguwo uzakora izo ngizo warahari zikuko zifitanye isano byose n'ubuzima ariko izindi documentaire ku mateka tuzaya tubivuga par rapport ya sije ije nta kidasanzwe twebwe sije izajya iboneka yose tubona tumaze kubona ko ari cyo yafasha umuntu bazayireba ari igihumbi icyo kizaba gihagije si ngombwa ibihumbi 100 si ngombwa 100 yego turacyari kuri Karegeya Omar Pano abadukurikiye nyaboneka muze abari babinyotewe cyane rwose bazi nahangaha tubaha ikaze hanyuma Karegeya Omar uravuga uti nzajya ntumira abantu tuganire ariko abantu benshi bagukunda cyane nawe uri gufata amasije amwe namwe ukaduha ibitekerezo ubwo buryo bwo burateganyijwe bwawe nk'umwihariko ngiye topic imvugaho ahandi donc abari topic zateguwe n'ahandi kuri Jarasi kuri Primo ku muryango Megapex uko bategura sije bakampamagara kuko baba bazi ko nzishoboye so ngiwe rero ntago navuga ngo kuyange izo topic ari topic bantumiraho kuzindi cano nge ntazatumiraho nimbisabwa nzabikora ariko haba hari sije ziri
ziri current ziri kwirukanka mu gihe runaka wenda mu cyumweru shobora gufatamo imwe muzavuzwe muri icyo cyumweru nkongera nkazigarukaho ariko ntago nzasiganwa pursa hari ziba ziri aho hari iyo igihe cyose ntarabona inyigisho iturutse muri iyo topic ntago nzayikora ntago ari topic yo gutanga amakuru ntago ari topic yo nzajya topic izaza kuri icano nirimo kwigisha nirimo icyo yasigira umuntu ntago ari byacitse ntago ruvuga ngo oya ibyo byo nzajya mbanza ndebe ngo irasigira iki udukurikiye aha nubwo bwose rero Karegeya Omar ufunguye ishene nabonye ibitero ari byose birumvikana ni nayo mpamvu ngira ngo natinze yewe n'uyu munsi n'ikiganiro uziko neje twari dufite ikiganiro byapfuye kubera ko uko nari nagiteguye nakomeje ngisha imitima inama sanga atari byo donc urumva nanze kubikorana umugaga nkurikije ibihe ndimo bishobora kuba ari nabyo ko ibyo bibaho abantu kwibasira abandi bibaho bimaze ukwezi kurenga bikimara kuba naracecetse abantu b'inshuti nitamagara b'ingenzi bafite susi y'imibereho yanjye barambwira bati bira bintu ntubivugeho mbanza no gutekereza icano nari nakorewe ikiganiro bahereho banyibasira nahise nyivaho naketse ko wenda ariyo either yabanshumurije cyangwa se ariyo bashaka kwataka ubu rero ejo rero ndongera ubwo kwa gatandatu mbona bongeye baca izindi nzira kuri Twitter hari ndeba ariko noneho biba bitandukanye ubwa mbere kuri cano baratukanaga ibitutsi by'abashumba nanabonaga no kubona banagira ubwanjye byaba bisubiza inyuma cyane kuri Twitter ho ikibazo kikavuga ngo abamuzi mumubona muti nabwo ngenda ngisha imitima inama ndavuga ariko ni gute umuntu ajya kubaririza undi ejo nagiye mu kiganiro kuri BNB ndi gutekereza ndi kumva indirimbo ya Kitoko nayitoranyije mu gitondo shyiramo ekuteri ngenda nyumva bita ngo pole pole watatujua kuntu twatangiye urugendo rugoye bakatwita amazina tutazi badushingira abagore tutazi badutera urubwa tubumva urabyumva nuko natekerezaga numva ko ikiganiro cya mbere ndahera kuri yo ngenda ngabanya noneho ngenda ndeba niyo twita ukuntu abantu basubije mbona finaloma umuntu umwe mu bantu 100 bavuyemo ariko numva bikeneye ko nagerageza no kwibwira abantu aho kugira umuntu yirwa baririza hari ibyo tuba tuzi atari ukwirarira bigaragara bifite facts umuntu aricara akagucira kwigisha primaire nayigishije ibihembwe 2 my dear yo byonyine hani nigishije secondaire abo nigishije barahari abaganga afite abarenga 300 fite abadepite fite abasirikare fite abapolisi fite abakozi muri ministeri umuntu urajya kwata ku muntu tanazi ngo najye gushaka akazi muri prive gute ntaza aho wize ntaza ugumva aho kugira ngo ashaka inzira nyayo ariko kuri Twitter yaciye heza kuri Twitter yavuze ngo amuzi mubona aho rero impamvu no gutinda kureyagisa burya icyo bifasha atake zo kuri video zitandukanye nizo yazanye kuri Twitter either mbibona mu bintu bibiri kuko byanze bikunze burya erega burya inka irebanwe ubushobozi bwo kwikomisazi ariko ntabwo iremanywe ubushobozi bwo kwishitura ikirondwe sinzi niba abantu ngira batwumva donc isazi iyije ku nka ifite umurizo uriho ubusenzi buyikoma ariko ikirondwe cyo ni nyirinka cyangwa umushumba bayishitura noneho iyo witegereje ugasanga umworozi yoroye inka n'ibirondwe icyarimwe burya uzitonde abafite impamvu abazi buri kimwe umusaruro kizazana mu gihe ategereje ashaka umusaruro ku nka arayishitura mu gihe ashaka umusaruro ku kirondwe aragishyira ku nka kibyimbe ubwo niko abishaka so nta mpamvu yo kubitindaho rero ronko umushumba ni uzi hagati y'ikirondwe n'inka igitanga umusaruro
nta mpamvu rwose abantu nibatuze muri urugero inka ninde nta n'inkirimo rwose nta n'inkirimo icyo shaka kukubwira nuko rwose impamvu mbivuze yego nuko ubukana bwa atake uko twabyise bwagiye bugabanuka. yego Ibyo bishobora guturuka ku raporo y'umworozi. Umworozi nyine umworozi ashobora kuvuga ati ndayishitura cyangwa nyihorere. Umworozi ashobora kwirengagiza amata y'inka ye akayishumuriza ikirondwe kubera impamvu inka yataka cyangwa se yabona itanatatse ariko yazirikana icyo yamaze ifumbire yatanze akayishitura cyangwa se urumva. Ibyo rero byose biterwa na sadepa. Kunge nkurikije uko byari bimeze mbere n'ibitutsi birimo bibi cyane. Ariko umuntu wishyura oya reka ngabanye kaneka kubyogereza umutima. Umuntu wishyura umuntu tukana ngo byumva. Twaba dufite societe. Mu comment batanze bavuga bati ubwo Karegeya nawe agezweho ubwo mwatatse. Ngo bamugutumye. Nta n'ikibazo. Ikibazo no gutuma umuntu ukamutuma kuba atazi. Ngewe inzira yanjye irazwe. Guhera nibura 87 nta hantu nakandagije ikirenge hatazwi. Ibyanjye byose birazwi. Aho narindi nzo twari kumwe n'icyo nakoze gifite facts. Use nahimba umunyeshuri nigishije. Use navuga nese Grace ayo nahembwaga muri ministeri konte muri sako nayo wayahimba. Donc ndirinda kubikomeza kuko nabyo nirindi somo. Ntabwo nakwigisha ntabwo navuga ngo nzakorigara bigira icyo bimarira abantu nkigira umujinya. Ariko rufeti memuke no kuba narihanganye ukwezi kukarenga nibaza ko byaraho ariko nibyo byatumye ntinda kugira chaîne yanjye nabyo byari ibyo kureba ayo matake araturuka he noneho iyo bahinduye umuvuno bakavuga ati aho kugira ngo natake ntukana kuri kuka wa mukecuru nashyinguye muri corona agatangira ati mumubona mute ubundi iyo bahera aho niho mvuga ngo umushumba ashobora kuba yatangiye kugira inama genza buke wiruma cyane ibyo rero nabyo ni byiza kandi buriya ngewe akenshi kuri anniversaire yanjye mbabarira abantu bose naba nari nararakariye abankunda abanyanga nabo naba nari nararakariye nanga byose birarangira. Ariko pratiquement noneho à vaincre sans péril on triomphe sans gloire. Ubwo ni twa dufaransa ngo nivugisha udufaransa mwarimu w'igifaransa yewe data ntabanje ngo arebe ibitabo twanditse ntabanje ngo arebe amatravo twa translatinze hafi kwisi yose ngo wivugisha udufaransa vraiment uramba numva ari nk'icuma nteye. Harabo twigishije igifaransa bajya mu mamisiyo ubu mu Bushinwa mu bindi bihugu bose bagendera ku gifaransa nigishije ariko sava ndirinda kugira okay. Urumva rero iyo mvuze ngo vaincre sans péril on triomphe sans gloire ni mu Kinyarwanda ni handi bavuga ngo umukecuru yarashe ikibonobono ati imbaraga ndazisazanye. Nuvuga ngo dashimu nuko iki kibazo tukiveho. Dashimu nuko kuvuga ngo uzirinde guhangana n'umuntu utagira icyo ahomba. Ni nk'umusirimu ni nk'inkirwana n'ingurube. Ingurube ikanduza inka kandi ingurube isanzwe ihora yanduye. So nuko nabivuga ariko nta mujinya urimo narabyakiriye ku mpamvu nyinshi ku nama nagiriwe ariko no kuba atake ya kabiri yarazanye ubukana buke. Ibyo rero bishobora kuba birimo uruhare rw'umworozi cyangwa umushumba nta kibazo. Isi nuko imeze nyine kandi ntago tuzabaho aho bitari. Ariko ibyo biri mu bituma tutagira kuko by the way nk'iyo cano namaze kuyivaho burundu ni yawe nibanyatakiraho ntuwizere ko nzagaruka nibanyatikira kuyange nabyo sinabihamya kuko pratiquement ngewe nongeye ndabyiruye byento nzaba nshingira ntabwo umuntu yanuka bira bitutsi mfite abana bakuru. Yego ngewe icyo mfata umwanya wo kubanza nkatekereza ngo ese ikibimutera ubimutuma ntabwo azi uwo Karegeya ari we. Ese ibikorwa bya Karegeya aka kanya bihindutse zero ku buryo ashumurizwa intozo
urumva byose nkabyibaza ariko urumva kameme iyo umuntu amananye ikintu ukwezi hari ibyo bamaze kugira. So nshimire n'abantu bansabye kutabivugaho ariko bamaze kongera rimwe kabiri sanze ari ngombwa kandi bivugiye iwanjye. Yego. Ahandi nashobora kuba nabivugira ni kuri iriya cano bavanyeho ibyo baheraho. Ifoto yo nabonye ntago nibuka aho nari nicaye muri jaride ariko sinibuka igitangazamakuru nari ndi gukorera aho iyo yifashishije avuga ngo uyu abamuzi nese kare kose biro kumutu kwibanza ukamumenya. Nabonye na benshi bavuga bati tumuzi nk'umusesenguzi. Gusa se erega mbere yo gusesengura reka nkubwire nibyo nakubwira ngo twatangiye urugamba bigoye ya Kitoko hagati ya 94 95 kugera nka 2005 twasesenguriraga mu tubari no mu mabisi. Yego. Uri kumva? Maneko zitwegeye impande rwose ibyo sibanga. Tuva aho ngaho hagati kwera za 2010 dutangira gusesengura ku maradiyo n'amateleviziyo ku buntu. Nta kigo cyitangaza kuri ubutaka bw'u Rwanda ntakandagiyeho. Habe na kimwe. Keretse icyo ntakandagiyeho ni ibyavutse nyuma ejo bundi nk'imanzi ariko nayo abayidita babo baramamagara. Hari abakora hari icyo bambajije. Nta kigo cy'itangazamakuru kiri mu Rwanda radio cyangwa televiziyo ntaragira uruhare mu kugenda neza kwacyo. Ibyo ndabivuze nitwa Karegeya. Iyo ni periode imbere yuko za YouTube ziza. Ibinyamakuru byandika online twarabyandikiye byinshi cyane Igihe, Bwiza, Pax Express uragera ushinga n'icyawo. Ngira ushinga n'icyanjye. Hanyuma YouTube zije dusesengura bidutunga. Voilà la différence. Twasesenguye mu mabisi no mu tubari maneko zituriho zitanga raporo zigafata ubusa. Icyo gihe turakirenga dusesengura dutanga umusada mu maradiyo n'amateleviziyo. Uriya arabaza ngo abamuzi naho twazamukiye ntago naje no munsi nk'ikimanuka. Nigishije esi byumba abaganga nigishije anglophone francophone bararenga 300. Nabaye ibyumba imyaka irenga 5 ari nge mu birenge. Nigisha groupe scolaire de la salle, nigisha collège de Rebero. Abayizemo barahari bari gukorera igihugu. Abize groupe ni benshi. Nigisha sefuje kageyo. Ndabyibuka zagira ngo 2011 nigisha apajimusha ndina duwaye. Nyuma nkora muri SOS muri education informelle. Abanci imbere bari ahantu henshi barimo baratanga amaboko yabo barubaka igihugu. Ukajya hariya ngo wese washakishije uburyo umumenye. Ntago Karegeya ari ikintu ntago ari agashishi kagenda mu muhanda ngo ugombe gutorosha ugombe gucana itoroshi kugira ngo umenye. Usibye kwirengagiza cyangwa se kudagira ubushake bwo kumenya Karegeya ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Ari warivuga n'ibyo yakoze biramuvuga. So nta ndirira kugira kurakara. So muri make nibyo ariko byatumye ngenda ntinda ngabanya umubare w'ibiganiro natangaga niyicano ntinda kuyitangiza ariko sava. Reka iki nkiveho ahubwo nge kuri iki ngiki n'uri gifite aho gihuriye n'abadukurikiye kuko nibo turi kureho cyane. Wenda ko nari nkatambitsemo kuko ntabwo nari kukirengagiza abantu bari kuza bakomanta bakavuga bati se warakoze cyangwa nabandi barakoze kutakambazaho mbere bigishyushye. Ubu sava namaze kubyakira ariko narabikurikiye igihe kinini ariko abarimo ikintu cyo kugira ngo nakameme urumva iyo uvuze iyo nkweretse igihe twatangiye kugera ahantu akabaza ngo abamuzi cyangwa ngo wavuga udufaransa twigishije Faransa pana utu. Ntago rero wavuga udufaransa wigisha igifaransa kandi ntago ari no mu Rwanda gusa pe. Twanditse ibitangazamakuru mpuzamahanga twarabyandikiye. Nandikiye iwacu, nandikiye ikiri cyo muri Afrika cyangwa muri Afrika y'Epfo byinshi cyane. Document twatranslatinze se wamenya umubare ariko kabem usibye kwirengagiza cyangwa kubera nyine igihari sava. Ariko nge narabyakiriye kandi shima ko by the way shima ko ntabwo ari gutangiza indi ntambara uko yatatse kuri Twitter yaba yarakomereje aho sava. Ubwo nabyumvise ikintu kimwe cyagushotse cyane ni indiscipline yaje mu bitutsi. Urumva umuntu murusha imyaka cyakora imbaraga zo ndabibona ko azindusha kuko ibiro
jitema nyine jitema mubona yakigishijwe nabo ningishije okay murusha imyaka murusha ubwenge icyandusha n'imbaraga n'amafaranga na influence wenda nibimuri inyuma nibimusukuma ariko pratiquement sikuriya byakagenze niyo mpamvu nanze no guhita mbivuga bigishyushye umuntu watukanye kuri wamusubiza iki koko ariko pour moment par rapport yuko yatatse kuri Twitter byo nasubiza abamuzi bumuzi omwe ça c'est une question sage abazi jarasi mumubona omwe iyo yatangira gutyo ariko kujya hariya udo Faransa jensise kandida unique ni igitangaza hano n'ubu nabivuga no kuri channel yanjye ubuciye nk'amabere kuvuga ko kandida unique atari demokrasi ubwo icyo ni ikintu wagira icyaha ku muntu ngo jensise gudu Faransa twitwa jensise maidia twaranditse twaragikoresheje dufite amakamba nakora traduction yemewe ku rwego rw'isi twarakigishije muri lettre maidia hari abantu batunzwe n'igifaransa twigishije apana kuvuga ngo tuvuga udufaransa maidia turakivuga kwe sawa kizima ubwo ndakize yego so nyemerera rero ubwira abadukurikiye icyo bakwitega kuko batubwiye ibyo bateganyiriza noneho kugira ngo tugire naho duhinira aho bazahera ku kiganiro cya mbere sinzi niba wabakumbuza ya documentaire kuri groupe sange iri birategurwa na typologie ariko ntibivuga ko tuzicara documentaire iravuna bayitegura igihe kinini ariko hagataho ntituzayatubura kuba twafata ingingo tukayiganiraho tuzabana nyine nk'abavandimwe channel ni y'abavandimwe ni y'abanyeshuri banjye pratiquement nibo bazampembera abakozi nibo bayishinze n'abafana n'abandi ndabizi ko bari komanga abo twiganye abafana abo nigishije mu mpande zose bazakomeza so rero ubusabe bwabo tuzayatubwubahiriza igihe nta busabe buhari nge nzajya mbahitiramo ikishobora gutunga ubuzima bwabo mu mutwe icyagira icyo gihindura ku mibereho yabo nuvuga nka biriya simvuze ko ibisa na biriya bya Muhanga nareka kubivuga ariko ntabwo nzabizana nk'uwamamaza nzabizana nk'uvuga ngo tuvanemo isomo ki kuriya n'umubyeyi nk'abo dufite sibyo se abana be nk'abana ibintu nk'ibyo ngibyo ibya Sandrine umukozi n'umukoresha abana bati sugo naho tuzatubiganisha ntabwo ari ukuza nk'abamamaza umupira societe ntabwo yabiri kwangika natwe nanjye ngo namamaza naho ngaho rero icyo nzajya mbona agasituwasiyo akariko gose erega bakono bisa na kesi y'abakono ntabwo ari iyo uwapfa guhita gutya ariko no kuvuga ngo tuvane imisomo ki inzego abantu ku giti cyabo ibintu nk'ibyo nayo tuzayivugaho ariko si ukwamamaza abakono basabye imbabazi abakono biteranyije bakoze kongere bimitse umwami ibyo jovebye ariko haravamo iki ese ko birakenewe ko bakwishyira hamwe nk'abagize ubwoko bumwe muri 18 bwari bugize u Rwanda ese biramutse bibaye ko ayo moko nayo agira uko ahura yakagombye kuba guidance polisi ituruka muri minu bumwe cyangwa minaroke cyangwa byanze bikunze niba bagaragaje inyoto yo guhura hari n'abandi bayifite bacecetse aho niho umuntu agenda areba rero tuzajya tugenda tureba ibyafasha abadukurikiye so ndumva ari ibyo muri aka kanya ntabwo turi buvuge byinshi nifuzaga ko ubanza gushyira umucyo kuri icyo kibazo twanagarutseho ariko kibitero yego unabwira abantu ko hari chaîne ushobora gukurikiranaho ibiganiro tuzajya duhuriraho biri muri ubwo bwoko wagiye uvuga butandukanye ubwo tubakumbuze abadukurikiye bwa mbere mukaba wenda muri interested mukore subscribe nyaboneka bazabikora ndabizeye ni inshuti zanjye nta birenze ni inshuti zanjye bazagenda babwirana bizagenda biza buhoro buhoro ni channel y'umuryango urebye niyo mpamvu nayishyize mu mazina yanjye kugira ngo nanze nabyo byamfasha umwanya kugira ngo mbyemeze kubera ibyo bitero banza vana noneho nigaragaza ko ari yanjye birabibindi ariko ndavuga nta imyaka mfite ndi ku rwego rw'inzovu kandi nta nzovu yububa byari ngombwa ko y'amacupa ntabwo waraciye mu bintu by'amacupa y'ibicuma ibyo rero nameshe kamwe ndabyemeza abantu tuzajya tubana bakore subscribe bazagenda biyongera byo ndabyizeye kandi dufite n'abafatanyabikorwa dufite Rex Motor ni societe igurisha
amapine n'amapiyese y'imodoka, amavuta, amapine y'ubwoko bwose kugera kuza Caterpillar. Abo ni abafatanyabikorwa bacu. Dufite Cogamu, New Cogamu ni ikigo gifite serivisi nyinshi, akabari, icyokezo, sauna massage, no hambere hakora sauna massage amasaha 20 kuri 28 guhera saa 4 z'amanywa kugeza saa 12 za mu gitondo hano mu Gatsata. Bakagira icyo bita jacuzza, niba ari kintu bajyamo urahazi. Bariya ni abafatanyabikorwa, turi muri final. Yes, bukuru. Uriya ni bariya ni abacu, bariya ni abacu, yicano rwose ni abafatanyabikorwa bacu. Twongere undi mufatanyabikorwa ni Adecor. Adecor wa muryango nyarwanda uharanira inyungu z'umuguzi. Dufite ibibazo byinshi hano ku baguzi, ari abagura ari iby'amayinite, ari ibya transport, ari namenye ko ngo na Nyabugogo ngo turi kurya inyama abacuruza kuri busheri batagiye kureba. Yes, Adecor nabo ni abafatanyabikorwa. Murabizi ibibazo by'abaguzi n'abakiriya, ibiciro ngaho Minicom yazanye ibiciro ntibiri kubahirizwa, ngaho essence, amayinite. None namenye ko ngo abacuruza inyama mu mabusheri ntago bakinjira mu ibagiro ngo bamenye ngo duhisemo inki niyi. Ntibazi ngo bazanye inka ibezite ishaje bingana iki, yari nto bingana iki, ibintu nk'ibyo. Urumva abakonsumateri tuba tugomba kugira. Sinzi ikindi nabonye nibijyanye no kohereza amafaranga, urohereza amafaranga kwishyurana kuri Momo, hakaza inimero zikaza igice, bira bintu bishobora kuza limit hajemo ibibazo. Voilà. Rero Adecor ibyo byose mitanye bibwira kuko n'umufatanyabikorwa, mitanye bibwira nkavuga nti ibi byo nibiki, kuko abakonsumateri hano internet yo mu modoka rekada, ibyo byose mbagenda dukorana n'abafatanyabikorwa bacu. Rero so abandi nabo bazaza, uruganda Tembo rw'amabati za Gahanga biri mu nzira, hanyuma n'izindi ebyiri zenga twatuyoga twicyuma. Ubwo uruzemera mbere ari urwa Gisozi ari urwa Nyamata, ni ebyiri nibo bageni mfite. Uzemera mbere kuko ntago nakwamaza abantu babiri bakora ibintu bimwe. So ubwo harimo urwa Gisozi rwo ndaruzi, urwa Gisozi uraruzi, ariko ntago ari indonke bazaba bampaye. Bazanyishyura mbamamaze urwa Gisozi, n'urundi rwa Kadafi ruri Ntarama rufite Ntarama. So ubwo abo bombi uzaza mbere ni karibu. Ubwo hakurya ya Nyabarongo simpavuze kuko ntacyo twavuganye, ariko bashaka guteramo mbere kuko namenye ko Senderi ari ubamamaza, nawe ashaka kubyumva ngahita yizana. Ariko byanze bikunze kuri iriya nzoga y'icyuma nzamamaza umuntu umwe uzaza mbere. So ariko washibira abantu, tureke kubananiza ku munsi wa mbere. Reka twe kubananiza, ngira ngo ni ibyo ngibyo Karegeya. Nawe ngushimire, dushimire cyane Abani Hotel. Abo ni abafata b'ingenzi cyane. Abani ubwo ni neza cyane rwose, atayoberanye rwose pe mu Kiyovu, mu mafu n'amafunguro rwose. Ubwo dushimire na Fisi kuri kamera. Yego. Ubwo abakurikiye Karegeya Omar Pano, reka mbabwire nti ikaze. Yego. Ubwo ikindi ntavuga Karegeya yakibabwira nkahita nsoza. Ni byinshi urumva umunsi wa mbere buri nkaho se navuga ni nko gutaha urugo. Ni byinshi umuntu yakavuze, ariko nibihangane ibindi tubivuga mbere y'ibindi biganiro. Batangire abateke bemere no fati muzavuge kuri iki, nta kibazo. Niyo yabivuga ari umwe, ikibi ntuzambwira ngo uzatuke kanaka. Oya, gushira isoni gusuzugura byo ntabiri, ariko numbwira uti tubwira inkomoko y'umukindo cyane rwo zahita nshaka umuntu ubinkorera, tubivuge ibyo bifuza byiza byubaka abanyarwanda, tuzabikora. Yego. Karegeya Omar Jean Baptiste, ndagushimiye cyane. Dushimira abari badukurikiye, mwakoze mwese kubana natwe. Mukore subscribe nawe utaha.